ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ntiwanyumvira ubusa, zakubwira byose ntacyo nsize inyuma, wowe ntiwamvamo na rimwe, zakubitsa ibanga ryanjye wowe Imana ihumugisha abakozi b'Imana. Pastor Mutesi ndamukunda cyane, kandi namwe muramukunda sibyo? Nanjye ndamukunda kandi yampesheje umugisha, nanjye natwaye ibikoresho byanjye. Imana ibahumugisha rero. Kornera bakoze kongera kuntumira. Dani Mutabazi ngwino dukorera Imana. Ngwino. Yes. Akanya dusigaranye ndetse n'abaramyi bagenzi banjye, nazanye n'umukozi w'Imana yitwa Pastor Omar. Haguruke mu mukomera amashyi kuko nubwo ufite ibiro byinshi ariko niwe unterura mu mwuka umunsi ku munsi akansengera, rero sinamusiga. Naje ndi kumubwira ngo na Dubai no muri Amerika tuzajyana, n'ibiteguye kujya Dubai rero ntabwo namusiga. Yari amerekeje muri living n'ahandi henshi. Imana imugisha. Abo twazanye bose nazanye n'abavandimwe nabo Imana ibamugisha. Tugiye kuramya Imana rero, kandi kuramya Imana ni ubuntu nta tike. Hari umuntu wabishyuje? Kuramya Imana no nk'umuntu waje utishyujwe. Kuramya Imana ahubwo we iturugiye gutanga imbere y'Imana. Aba bantu b'abanyamakuru ndabakunda ariko bari kumbuza amahoro, ntabwo ndi kureba. Bari gukingiriza abantu bari hano, ariko tugiye kuramya Imana. Ndifuza yuko umuntu wese uri inyuma yakwigira imbere. Wahawe igikoresho kijya imbere ngwino, sibyo? Abadiyakoni binjiye, abapasiteri binjiye, buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuza imbere. Buri muntu wese afite uburenganzira bwo gukorera Imana mu b'imbere. Uko uhagurutse uzi imbere rero, ariko Imana igushyira imbere mu bintu byose mu izina rya Yesu. Yes. Amen. Yesu shimwe, turagukunda kandi turaguhimbaza. Zakubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ntiwanyumvira ubusa, zakubwira byose ntacyo nsize inyuma, wowe ntiwamvamo na rimwe, zakubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ntiwanyumvira ubusa, zakubwira byose ntacyo nsize inyuma, haleluya, wowe ntiwamvamo na rimwe, zakubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ntiwanyumvira
Fite byinshi nifuza ariko reka mbitemo kimwe
akira y'amashimwe kuko atuvuye ku mutima. Uyu mutima ubakire ukoreshe icyo ushaka. Kuko umutima uranyuzwe, yanyuzwe umutima wanjye. Ubundi kunyurwa ni iby'umuntu wese, ni iby'urusoro rukigera mu ndangiriro. Wagera ku isi wabona ubonye umunsi umwe ukanyurwa, ariko reba imyaka yose ufite ntabwo ari imyaka yo gusaba, ni imyaka yo gushima uwaguhereye umuntu. Hari igihe tunyura mu bibazo bikatubwira ngo wowe washima kandi, ariko ndakwinginze naenda piga dansi. Hanyuma ubwo uwo muntu mwegeranye ntabwo ari impanuka, umubwire ngo ngiye kunyurwa. N'igihe nzaba narashaje uzabwira abuzukuru banjye yuko nakanyuzagaho mu kunyurwa ndetse no mu guhimbaza Imana. Are you ready to praise God? Are you ready? Imana ishimwe. Mu materaniro nk'aya yawe Satani ajya kwibutsa amadeni ufite, ariko umubwire uti sha umva dayimoni we, ibibazo birangiye, amarira yashize, ariko ndimunyurwa na Kristo. Hari ikintu gishobora gutuma utanyurwa, icyo kibwira ngo nahumetse biremera. Nurangiza ubyina injyana yawe ntawe uri buguhane. Mu bikoresho nakiriye igikoresho kiramya Imana mu buryo utazi, mu buryo kubera yuko aho nababariye nari jyenyine. Noneho ninahimbaza nutabyumva ntacyo bitwaye, ariko njyewe icyo ndi gukora ndacyumva, kuko kubabara kwanjye ni gikuzi. Rero ngiye kubyina sha, kubera yuko akaguru ndakazamura bigakunda, yaba we akaboko ndakazamura bigakunda. Suko amarira yashize, suko ibibazo birangiye, umutima unyuze, ndanyuzwe umutima wanjye.
iraguhereza Imana, iraguhereza ibyawe. Icyubahiro ni icy'Imana, amafaranga ni ayawe. Icyubahiro ni icy'Imana, akazi keza ni akawe. Are you ready? Yes. Reka mbabwire umushyitsi mukuru dufite ni Umwuka Wera. Yagiye abwira Yesu ngo hari ibintu byabereye Livingi Wadi. Yesu nawe akunda ibitaramo, aravuga ngo nanjye ndaje. Yesu amaze kuza abwira se, aramubwira ngo data, umunsi washyizeho umunsi wo kuramya no guhimbaza iteka udashira, muri Livingi Wadi bari kubikora. Ngwino urebe niba ubutatu butagatifu buri hano. Hari mu VIP uri muri Kigali usibye wowe. Reka tuzamure icyubahiro kimwe. Nitumara kuzamura icyubahiro kimwe, iguhe amafaranga ushaka, iguhe viza ushaka, iguhe ishuri ushaka, iguhe buri kimwe cyose. Are you ready? Yes. Uriteguye? Yes. Ukuvuga ngo uyu muntu aca bugufi biravunanye. Uvuga ngo ubwiyemezi ndaburetse, ibyaha ndabiretse, kwishyira hejuru ndabiretse, ibi byose mbisize hasi, nzamuyemo icyubahiro cy'Imana, ngiye kukiha nitaye ku ndeba. Ufite muri iri teraniro uri wenyine, nta muntu ukuzi. Njyewe ndi hano, nta muntu tuba tuziranye. Nziranywe na Yesu n'Umwuka Wera na se, kandi abo ngabo nibo yaje guhimba. Uriteguye? Mwami tuguhaye icyubahiro. Mwami tuguhaye icyubahiro. Mwami turakuza. Yes. Ugiye kuzamura wa wundi wananiranye, wa wundi wabuze agakiza, wa wundi utazi ibya Kristo, meshureba yuko ari hasi. Ugiye kumuzamura, umuhereze Kristo, umubwire ngo uwundi wa kane nk'uyu nguyu ndashaka azamerekeza mu kumva ijambo ry'Imana. Are you ready? Mwami turabasanga, tuzamuye abadakijije, tuzamuye abakwifuza, tubazamuye mu cyubahiro cyawe. Jipange sawa sawa. Jipange sawa.
ari njye wubatse living ward ku mafaranga yanjye, uzantangire ubuhamya ko ntagiye ikuzimu, ahubwo namenye aho abaramyi bajya bakagira icyo bakurayo. Bwira mugenzi wawe ngo uzahambere mwene da, ariko bimubwira umusekera no kuba bafite ibihanga idaze mara. Bibiliya iravuga ngo ni byiza ko abaturanyi baturana bahuje. Tugiye niyo yabimwe tugiye kuramya Imana, sibyo? Ani kumva ibyuye nayibyumve. Turabanza tuvuze haleluya, tubuze kuzimu umutekano, tubabwire ngo Yesu ari ku ngoma. Noneho icyo ngiye gusaba menya gikomeye. Warebye mugenzi wawe, ibaza wasanga ukimwita ngo we nizi karamu, ntibazizi. Mbese muzamenyanira mu isoko, ntibamenyana mu materaniro, baramenyana mu isoko, bavuga inyanya n'intoryi, ariko mu materaniro mwite ngo nyakubahwa Claudine wiriwe icyubahiro Imana yakimuhaye. Maze muri aya materaniro iyi ndirimbo ngiye kuyiririmba kandi sinyizi, ariko ngiye kuyiririmba nishaka ibi ya nyuma ndirimbye. Muri aya materaniro ndiho ndabona abadayimoni basohoka ntawe ubirukanye. Bimwe mu bikoresho nahawe ni ugufungurirwa amaso. Ndiho ndabona indwara zisohoka mu bantu. Erega Satani ntatinya uko wambaye, ahubwo atinya ayo usenga. Ndiho icyakubwira ibyo ndiho ndabona. Ndiho ndabona abantu bishyurirwa amadeni, ndiho ndabona abantu bahabwa amasima, ndiho ndabona abantu bahabwa kwiga. Reka mwibutse yuko wabiguhaye ntiyumva amabwiriza runaka. Kuri alubumu yanjye hariho indirimbo ivuga ngo mu gitaramo cy'abanyamagambo no mu gitaramo cy'abumva amabi wanterekeye icyicaro urambwira ngo itumize. Mu gitaramo cy'abanyamagambo mabi no mu gitaramo cy'abandi bakunda kumva inkuru mbi wanterekeye icyicaro urambwira ngo itumize. Umunsi nayiririmbye n'umugabo yazaze. Iyo twiringiye simba yari haleluya. Mu gitaramo cy'abanyamagambo mabi no mu gitaramo cy'abakunda kumva reka barahana, cy'abakunda kumva inkuru mbi ku bwawe, Uwiteka ntabwo yanshyize kure, yahanshyiriye intebe ya dushatse twasoza nk'itange. Sibyo mute, ariko mwamuhaye mikoro azi kubivuga neza, maze mere pasiteri mikorosha yabigenje ate mama? Yanterekeye n'intebe aho nyine nta
yarasubijwe mbega intebe ifite gikurikirana yanyerekeye n'intebe aravuga ngo ituze Imana iguhe umugisha yanyerekeye n'intebe arambwira ngo nituze. Oh, haleluya. Nanaje nta niyo nambaye.
ibikoresho. Niba utahawe igikoresho cyo gutambira Imana, isohokere. Uretse gato, urabizi yuko mu kigeragezo nta forumire yo kuribaho. Amafaranga yose waba ufite nakubuza kuvuga ayiwe. None se kuki mu gihe Imana iri kukwambika igisubizo udashobora kuyitambira sha? Ukeneye icyubahiro, gahora ngendera
mimi ni General Mutesi, mimi ni Major Pastor Waletu wake. Saluti Yesu, saluti Yesu, saluti Yesu, saluti Yesu. Usigikurikire tugiye kurangiriza mu gusimbuka dufata imigisha yacu. Umva, reba mu kirere cyawe, uretse gato doze, reba mu kirere cyawe, ni ukuri kw'Imana. Reba mu bikoresho twahawe gufungurirwa amaso. Reba mu kirere cyawe, marayika ushinzwe kuderivaringa ibisubizo byawe arahari, ategereje ko wakira. Ariko tugiye gusoza, nta n'iminota itatu, tugiye gufata umunota wa mbere, twifate mu mayunguyungu, dusuzugure satani n'abadayimoni bajya bashaka kutwambika igisuzuguriro, bagashaka kutwereka ko bidashoboka. Shamunyandevo yaguteje ikigeragezo, Imana ikinze imbaraga, yaguteje indwara, Imana iziziramo izigaragariza imbaraga zawe. Shamunyandevo kabiri, mundebe. Uzi iyo umuntu ategereje kandi ategereje ko bizaza, nta mururumba agira. Ibyanjye byahageze, umutima wawe ukomeze wagukire gushima. Amarira warize ararangiye, agahinda wagize kagize iherezo, agasuzuguro wasuzuguye kagize iherezo. Ijuru ryakwitabye kandi ryaryitabiriye. Reba mugenzi wawe, muhanurire ibyo ushaka ko bikubaho nawe bikubaho. Imana ikwagure, Imana igufungurire imiryango, Imana iguha amafaranga, Imana iguha ubushobozi bwose, Imana iguha icyo wifuza, Imana igukura ku rwego, igushyira ku rwego, Imana ikurikira ibisabwa mu mutima wawe, Imana iguha n'inzu yo kuramo. Minisiteri yawe izakugeraho. Doze, uwo muntu ni inshuti Imana imuhaye uyu munsi, kubera yuko ikubwiriye amagambo meza muri kamwe. Tugiye gukora ikintu kimbere yuko twakira, tugiye gufata imigisha yose iri n'ahishwe, tuyature ku mushumba. Mutesa mudufatire mu biganza. Pasiteri yakiriye abashumba kuko abakunda, wakiriye abaririmbyi, ariko uyu munsi ntitwaje nk'abaririmbyi, twaje nk'intumwa. Buri muntu wese arakandagira. Imana ishimwe. Ni hake cyane ushobora kubona umushumba yakira buri umwe wese. Iki gihe turi mu gihe abenshi baca imanza, bareba ibyo tutashoboye bakabishyira imbere, abareba ibyo dushoboye bakabiha imbaraga. Ni bake cyane kandi urimo, ntabwo nkubeshya. Ngitirimuka kuri uyu musozi, pasiporo yawe ntizabura mu viza. Ntabwo niho ndavuga ibidafatika, ndavuga ibiriho birafatika. Nakubwiye impamvu agomba kubibona, nubwo abandi babibura bagomba kubibona, kubera ko yakiriye abari bafite umutima utahari, ariko aratwakirana icyubahiro. Yiyegereza buri umwe wese, atareka ibyo yananiwe, ahubwo ureba kimwe ashoboye, ugiha imbaraga kugeza uyu munsi. Uri itara. Ntabwo nzabivuga atakiriho, nubwo gupfa bimuri kure, ariko nzabikubwira uriho, kuko uri umugabo ukomeye.
amagambo Imana yishimira. Aha hantu wicaye, aha hantu turi gusengera ntabwo ariho urusengero, hano hari sale polivalente. Urusengero ndabona ahantu handitse kandi heza. Nimumureke tumuvubakire. Yagize imigoroba myinshi, yagize amajoro menshi, yagize amanywa menshi, yumva ibibazo by'abantu, ariko nta wumva ikibazo cye. Ariko Imana y'abaramyi wakiriye ibyawe byose yakiriye. Kwanza reka mubwire n'amakimbirane ari mu mpapuro zo gusinyirwa ibintu bimwe na bimwe hano. Reka mubwire bagiye kuguhamagara bakubwira bati Imana yakunze umutima wawe, ntabwo warebye imyaka wahamagawe. Uyu munsi benshi barahagarara bakavuga ngo imyaka maze hano hantu, ariko we ntabwo wayitayeho, aho gutumira imyaka usigaje. Simubeshya mushumba, hani wawe wakiriwe, wakiriye. Baba ntibasuzuguritse kubera ko bavuga Yesu kuva saa 3 kugera saa 2. Imana irambwira ngo kuki utigeze wemera kugira bavuga bayari. Wakiriye bavuga Yesu kuva saa 3 kugera saa 2. Urangije wakira b'igicaniro cya saa 11 kugera saa 12. Imana iravuga ngo urumva yuko ayo masengesho yose iyo bakubiyeho 7 ukubirwa 14. Ntabwo ndi kukubeshya, ngihaguruka kuri uyu musozi nubwo mushumba icyicaro cyawe gikuru kiri hano, ariko amasaziro ntari muri iki gihugu. Ukomeza kubirwanya, ariko hariya nyine ndi kukubona niho amasaziro yawe ari. Reka mubwire abagiye bakagusiga muri uyu murimo, uyu munsi bahuye n'ibibembe. Bajya kuva hano hantu bakagusiga hano hantu, uyu ni umunsi wo kubikubwira. Bagusize bagukomerekeje kuko mwari mwaracanye muri byinshi. Bagenda birukiye amahanga birukiye. Uyu munsi bariho ariko bameze nk'ababa mu mva. Kandi Imana yo mu ijuru ishimwe yuko ujya ubasengera kubera ko wababariye since day one. Nubwo byakababaje cyane, ariko umutima warababariye. Reka nkubwire kubw'iyo mpamvu. Ntiwashyize amafaranga imbere. Iyo uza gushyira amafaranga imbere ukavuga itavuze, hano haba harimo amakaro. Ariko wabwiye umuntu icyaha ko agifite, ntiwavuga itavuze. Nubwo hasa hatya ni icyicaro cy'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ije kwagura umuyoboro wawe Zoom. Hari abantu bashaka Imana bakaba badashaka kuyirebera mu bakozi b'Imana, kubera yuko abakozi b'Imana bababaje abantu b'Imana. Birababaje ko umuntu wakubabaje umubonamo icyiza, ariko Zoom yawe igiye kwaguka kugira ngo abantu bahure na Kristo imbona nkubone. Reka nkubwire, ntugire ikibazo. Izanye umuterankunga wa network, izanye umuterankunga w'umuriro, izanye umuterankunga w'ikintu cyose. Nibabarira uyu munsi ntabwo naje nk'umuririmbyi, ahubwo naje nk'umuntu wasobanukiye imbaraga zo kuramya Imana. Ntimugende tugiye gusoza, ariko mureke ibi ngibi nawe umushumba bihabwe, kuko ni kenshi twadahawe. Ndabona igifuka, umufuka usa na kaki. Uwo mufuka handitseho gutya amadolari. Ntabwo Imana igiye kuguha $2, igiye kuguha umufuka wuzuye amafaranga. Papa, reka mubwire, uku kwezi kwa 6 tujya kudutangira, wasenga isengesho uvuga ngo Mana nyagura, kandi umpa amafaranga kuko ndayakeneye. Amafaranga urayakeneye kandi ugiye kuyahabwa, kandi nta ntwaro n'imwe baciye kukuru. Nakubona, nkabona hari ahantu muri stade kandi babigizemo uruhare kugira ngo icyo giterane kibe, ariko kigiye kurangira basuzugura kurusha umuntu wituye. Imana irambwiye ngo icyo kintu niba kiko papa cyarabaye. Nta
papa cyarabaye Imana irambwiye ngo kiriya kintu yarakibonye niyo mpamvu ibitindije kuri uyu musozi kugira ngo bariya bose bazajya kurebera hejuru muri place d'honneur kandi Imana irambwiye ngo ntiwongere kugira ubwoba bwo guhamagara abakomeye babandi bo hirya no hino nibaze babona Imana yawe nubwo hano ari atari hagari ariko ibyo ufite muri wowe nibigari reka ndekera nimunyemerere wa mugabo we mufatiye ibintu byo ku birenge by'umushumba hanyuma ku birenge bye abariho musengera murahakura amavuta Pastor Omar Ngwino hanyuma umuntu witwa Pastor Mutesi fata ibiganza by'umushumba kuko ndi kubona muri uru rusengero Pastor Mutesi wahakoreye umurimo mu gihe kirekire kandi Imana yumvishe gusenga kwawe ngaho rero ibyo biganza by'umushumba ntazagira ikizabura Yenga bimani kote Dukomesha ibirenge Dukomesha ibirenge Waravuze mu ijambo ryawe Mana ubwira umugaragu wa Joshua ngo nakomera ashikame nazakanagira ibirenge hose murahamugabishe niko duhanura ibirenge aho bizakandagira hazakomezwe bizakandagira kuri red carpet bizakandagira mu izina rya Yesu kuri samahanga bizakandagira ku isi mu izina rya Yesu bizagenda amahanga bihetse ubutumwa bihetse ubuhanuzi bihetse ijambo ryawe bihetse ubutumwa bwiza buhetse Mwami Imana isumba byose ubuzima ibi birenge Mwami bizakandagire mu mahanga bizakandagire ku matapi y'umutuku bizahure n'abakomeye mu izina rya Yesu w'i Nazareti bizatwara ubutumwa bwiza ku isi bizatwara ubuhanuzi ku isi bizakirirwa hakomeye mu izina rya Yesu mwana w'intama w'Imana Mana turamushimye Mana turamuhimbaje ukomeje ibirenge kandi wamurikije ibirenge kandi ugiye kugendesha ibirenge amahanga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti urakoze Mana cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu amen dukomere Imana amashyi menshi cyane wowe warindiriye wowe utatashe marayika agiye kuguha ibyawe ugiye kwakira umunota umusigaye ugiye kwakira ibyawe zamura ibiganza reka nkubwire umutima w'umushumba uranezerewe nakira ubuzimana kuduha umugisha kuko nyir'urugo yanezerewe kandi nyir'urugo yadusabiye umugisha genda wakira ibyawe ntabwo umugisha Imana ntabwo umushumba yagusabira umugisha wajya no kugufatira zamura ibiganza byawe akira visa yawe akira kwiga kwawe akira gukira kwawe ndakwinginze funguka amaso y'umwuka wakire mu gihe musaza wanjye agiye kuririmba yewe ijwi ryakatitse umbabarire wakire ibyawe kandi ndakubwiza ukuri nuva hano uzaduha ubuhamya uzahamagare Pastor Mutesi umubwire ngo mu bikoresho nakiriye n'igikoresho kinsubiranye n'umugabo wanjye kinsubiranye n'urugo rwanjye uyu munsi kuva nava hahandi umugabo aranyitashe shusho hano haraza kuvuhana akira azamura ibiganza byawe hanyuma mutabazi irimbira Imana iduha ibisubizo byacu hari ikintu nyobowe n'umwuka gukora nta mwana usabira umubyeyi umugisha umubyeyi asabira umugisha abana twakoze ku birenge bye koko niba muzirikana karibu nta mubyeyi ujya wanga icyo abana bamuhaye nuna cyangwa ndagiguha ku ngufu ndagira ngo dukore ikintu n'abana yasizemo agenda ababwire ngo abana nareze babantumyeho njyewe ndatanga 50,000 ndabifite hamwe isakoshi ugenda ubwira abana ngo abana nareze babaguriye amata wowe utanga umuntu atanga ibyo afite ntawe utanga ibyo azagira uzi ko agifite ubu nicyo nkeneye tugishyire hano ubundi aduha umugisha twe nitumusabira umugisha njyewe nashyize 50,000 kuri ibi birenge ugenda umbwirira abana ngo Mutesi nasengeye waririye mu rusengero Imana ikamusubiza arambwiye ngo mama amata ahangaha aha mu by'umuceri mu ry'inyama
niko abana bo mu rusengero bavuze. Ntabwo abashumba ntabwo turya Matayo na Mariko na Luka na Yohana. Natwe tujya muri alimentation nk'uko muhembwa mu kwezi mukajyayo, ariko tujyayo kubera ko intama zabikoze. Turi abana akaba umubyeyi. Turi Mobile Money urakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 nurangiza wandike 0788 akanyenyeri 1 akanyenyeri 078 47 8 8 kabiri gatatu nasubiramo ntabwo zuzuye.